Reka twumve inkuru yawe twumve ukuntu wayihagurukanye. Ngewe mwarantumye ndatumika. Niki cyabayeho cyangwa niki kiri kuba gituma bano bakiriya batari kubona moto mu byukuri? Demande ngira ngo byatewe hano na guverinoma y'u Rwanda uburyo yashize imbere nyine moto zitangiza ibidukikije ndetse no kuba mu mujyi wa Kigali nta yindi moto itari amashanyarazi baha nyine ibyangombwa kugira ngo ikore transport. So ibyo byatumye nyine habaho demande nini kugira ngo moto iba yajya mu muhanda. Hari ibintu byinshi bisabwa, twebwe utegereza twaguhamagara. Yeba ibi noneho byo biritwa ngo iki, kubera ko amajwi menshi cyane aturuka mu mitima y'abagize igihugu cy'u Rwanda aribo bakiriya bizi moto nshyashya zadutse zo mu bwoko bwa Cipilo cyangwa se Spyro ko ushobora kubisoma mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se bitewe n'igihugu turukamo nawe hari uko wabisoma, ariko urazize izi zaje mu ikoranabuhanga mu buryo bushyashya bwo kuvugurura ugendeye kuri gahunda ya leta yo kuba harindwa ikirere cyangwa se ibyuka bihumanya, ariko hakaba harashyizwemo ikoranabuhanga rya moto zikoranywe batiri, ndetse ibi bikaba bitari ku bakiriya ba Cipilo gusa, ahubwo bikaba biri ku bashoramari ari twakita abakiriya ba Cipilo, abakoresha izi moto ndetse na ba nyiri kampani. Ba nyiri kampani rero ikibazo bafite high quantity demand cyangwa se ubwinshi bwa moto zikenewe ntabwo babasha guhaza iri soko, bityo ikibazo kiriho RURA akaba ariyo iri kugonganisha Cipilo ndetse n'abakiriya, niko biri kuvugwa. Reka twumve. Ngo yaciye amande MTN, ni gute ufata amafaranga y'umuntu ukayamarana amezi 4 ntuyabarira inyungu? Nuko nta muntu wo kubaza uru ruganda. Inkuru tuzanira inkuru ya ntuzo ya Cipilo. Iriya nkuru nabuze umwanya uyivugaho. Urumva mwayivuga kwivugaho ntabwo wari uhari? Ntabwo nari impari. Twumve ukuntu wayihagurukanye. Ngewe mwarantumye ndatumika, nabajije ibibazo baransubiza, ubwo ibyo ntabajije ikiza bemeye kuvuga mwakongera mukabibariza. Katwumve. Hanyuma hano twahageze tuhasanga moto nyinshi cyane, nyinshi kandi zishoboka, ariko hakaba hari ibibazo byagiye biho mu minsi yashize by'abakiriya banyu bavuga yuko baza bakishyura moto ariko moto zigatinda kuboneka, kandi kigaragara moto zirahari. Niki cyabayeho cyangwa niki kiri kuba gituma bano bakiriya batari kubona moto mu byukuri? Demande ngira ngo byatewe hano na guverinoma y'u Rwanda uburyo yashize imbere nyine moto zitangiza ibidukikije ndetse no kuba mu mujyi wa Kigali nta yindi moto itari amashanyarazi baha nyine ibyangombwa kugira ngo ikore transport. So ibyo byatumye nyine habaho demande nini. Ba nyir'ubwite cyangwa se ba nyiri kampani, abakozi bayo bagaragaza ko ikibazo ari demande nini cyangwa se ubwinshi bw'abakiriya bakeneye izi moto za Cipilo. Wabyumvise neza, moto kuba zihariho bwo zirahari. Moto zo zirahari nk'uko mwazibonye, kandi natwe icyifuzo cyacu nuko izi moto zose zigomba kujya mu muhanda, ariko mu by'ukuri kugira ngo moto iba yajya mu muhanda hari ibintu byinshi bisabwa. So hari nyine process yo kuba yakora amashase, kujya kwa applyinga ku gushaka ntuze amakarite jaune, gushaka ndetse amaplaque. Ibyo byose rero ni ibintu byose bifatamo umwanya. Uko byari bimeze mbere ubu ngubu siko bimeze, kuko tugiye uburyo twakoranye n'inzego zibishinzwe za Rwanda Revenue. Mbere byafatagiye kinini pe, ndetse ubajije wenda n'abantu ba mbereho byafataga kugeza mu mezi 3 kugira ngo yabana moto, ariko ubu ngubu niba bishobora gufata hagati y'ibyumweru 3 n'ukwezi akaba abonye moto ye. So urebye tumukora n'inzego zibishinzwe, ndetse n'ubu ngubu hano tunashimira cyane urwego rw'igihugu rw'imisoro Rwanda Revenue. Ubu dufite umukozi uhoraho wicayemo hano ukorana n'abacu kugira ngo tuko twakora moto nyinshi zishoboka zikaba zabona ibyangombwa. So izo ngizo zagiye zitindamo rero nizo hari zimwe inyinshi cyane, ni zimwe muri za zindi za mbere twari tutarabona umukozi uhoraho hano. Nabyo turacyari mu biganiro n'ubundi na Rwanda Revenue, nkuko yaduhaye umuntu wa mbere ni intambwe ya mbere. Turimo turateganya ko watwongera n'abandi kugira turebe ko twakongera noneho process bikaba byakwihuta. Hashize igihe kingana iki uruganda na Rwanda Revenue bifashe uwo mwanzuro? Bigiye kumara hafi ukwezi n'igice. So umuntu atangiye gukora, ariko ubu navuga ko wenda ubu ngubu ari bwo amaze noneho gusetoringa neza. Urumva hari igihe wenda wamuguha akamujyana mu kandi kazi,
ariko ubu ngubu noneho nk'ukwezi n'igice. Amakuru y'abamotari avuga yuko hari ngo umukire waje ngo akishyura uruganda ngo akagura moto 2,000 ngo iyo ngiyo ngo ariyo mpamvu ngo muri gutinza uwaguze imwe ngo mwabanje kubanza kwihutisha gahunda y'umukire wishyuye byinshi. Ibyo bintu nibyo? Ibyo ni ibihuha rwose. Nibwo tugize Imana akanaza uwo mukiriya rwose wagura moto nyinshi ntabwo twamucisha ku bandi, bana dushaka kumushakira ntuze pati ye ku ruhande ye imwitaho gusa wenyine ariko itabangamira abandi bandi. Hanyuma biba byagenze gute kugira ngo umuntu yisange avuga ngo ubu tuvugana mfite plaque yo dore ndayizanye ariko moto shwi ntayo nzi, karite jaune shwi? Abantu bafite uburyo butandukanye baba bakeneye ino moto. Uyo wayikeneye agiye gufata nka credit muri banke, wenda mu gihe yatekerezaga ko birimo gutinda kandi mu by'ukuri wenda banke yo irimo gushaka gutangira kumwishyuza, so wenda kujya tumumara impungenge ari navuga nyine ngo za moto ntazihari. So kujya tumumara impungenge agiye tumubwira rwose moto yawe irahari, wenda hari ibikibura bikeya ndetse na plaque yamaze kuboneka, ihangana mu minsi mike wenda turaba twaguhamagara uze gufata moto yawe. So ni muri ubwo buryo tubikoramo kugira ngo tumare impungenge tumubwire ko moto yabonetse ndetse na plaque yawe inahari, ndetse nagiye muri system Rwanda banashobora ko yatayibona. Mukaba mwagira kimwe mu mwereka kugira wenda yagira icyizere basi. Nabonyemo abakozi by'umwihariko abenshi b'urubyiruko bashobora kurara bakoze moto zingana gute? So nibura hano dushobora guteranya moto zigera kuri hagati ya 300 na 400 ku munsi. Bamwe mu bakiriya banyu bakunda kwinubira ikintu cyitwa systeme ijyanye n'iyo bagiye gufata amabatiri, bavuga yuko ngo ikunda kubakerereza. Dufite station zirenga hafi 600 mu gihugu hose mu Rwanda. Station n'ubundi zikoresha system, ibintu byose byacu ni technology. Hari igihe bibaho system yendikasa naho igenda gakeya ariko si ibya buri gihe. Ikindi natwe icyo turi gukora cyane turimo kugerageza kureba uburyo turimo gushaka ibisubizo birambye byakorohereza umumotari ndetse natwe ndetse bikadufasha mu kazi kacu. Ndetse intego yacu turimo guharanira nuko na umumotari wakarengeje iminota 2 kuri station yacu. Ahubwo nta muntu n'umwe ntihagire wenda mare n'impungenge n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose bagura moto zacu za Spiro, nta muntu n'umwe wo muri Spiro yabo muri Spiro cyangwa se w'ahantu uzakubwira ngo ntihagira ukwaka amafaranga kugira ngo se ngo agufashe ngo dosiye yawe yihute. Ibyo ntabwo byemewe. Nta n'icyo azagufasha, azaba arimo kukubeshya, azagamije kuba yakurya amafaranga yawe. Ahubwo twebwe utegereza twaguhamagara tukagenda kandi kuri process y'umurongo. Byibura aho mutangiye gukosorera ibintu ikinyabiziga kizakimara igihe kingana gute kugira ngo kibe kigeze mu maboko ya nyiracyo? Yego, urakoze cyane. So intumbero yacu niyo dufite ubundi nuko umuntu agigura ikinyabiziga bitakarenze hagati y'iminsi 7 n'iminsi 10 aho ikinyabiziga cye. Kiyo Spiro, ikintu cya mbere kuri Spiro ndavuga kuri uyu mugabo tutamenye uko yitwa nde. Yitwa Felix. Uyu nguyu ashinzwe iki? Ashinzwe charging station. Icyambere gufata amabatiri. Icyambere wumvisha uko avuga ntabwo afite ubwoba bw'abakiriye be. Imvugo ye yuje icyusa, afite confidence kuba abakiriye bafite ibibazo ntacyo bivuze. Kandi nanjye ndiwe uyu sinyira uruganda buretse gato, nanjye ndiwe navuga ni kubera ko igihombo bateje abene gihugu, abanyarwanda bagufasha inguzanyo bakabaha amafaranga bakajya kuyakoresha mu nganda zabo, bagahembwa abandi bakunguka. Nta numwe rura izigera ihamagara imubaza iti ni gute ufata amafaranga, twese turi abacuruzi, ni gute ufata amafaranga y'umuntu ukayamarana amezi 4, sibyo ntuyabarira inyungu kandi icyo yaguze atarakibonye kandi wari ibihuha. Kandi none se harizo baba oya barabyemera ibyo kuba hari abakira ndetse aba batari kubona moto ngo nabambere. Uretse gato, uretse uvuga ngo abambere, ni gute yagize imbere aza mu gihugu atangira gukora? Nukuvuga ngo abantu barishyura bakabona gukorerwa. Kuki abantu badatwara moto ihari? Iyo demande. Kuki moto batazambika ibintu byose bihari noneho hagasigara kuza kwandika muri systeme ko iyo moto ibaye ya Scovia? Nkurikije ibintu yambwiye ko ibyo ngibyo bidashoboka bitewe nuko ngo bagomba gushyira ku isoko moto nyinshi
kugira ngo zikoreshe ya mabatiri kuko bo ngo bacuruza ngo umuriro umva buretse gato ntabwo ikibazo ari uko bashyize moto nyinshi ku isoko ntabwo abaturage babura moto zabo namwe mutekereze ariko ikibazo ndagira ngo kiri mu mikoranire yabo na Rwanda Revenue ntabwo kiri mu mikoranire yabo na Rwanda Revenue bishaka ko umuturage bamuteranya na Rwanda Revenue kuko nta mumotari wahaye amafaranga Rwanda Revenue bayaha Spiro ariko ngo bakoze ibintu byinshi basanga systeme ibiryo